gati kirandenze ubushobozi bwanjye ntacyo ndi bukore. Umugabo nta kintu abikoraho. Arafata telefone se ntayafata. Urumva we nari narekeye uko kare twavuye mu buyobozi wabo barambwira ntacyo twakora nta kimenyetso. Uwinzu cyo koza ubona mushitanye namagaya mpuza n'undi ni umuntu wari wabuze urubyaro na imyaka 6 ibanaga n'umugore. Abo ati noneho ni ngufasha umugore ari bati umwana n'uwanjye. Cyo koza araza kimura ikibazo cy'iyo nzu ndimuka anjyana Masaka mu nzu ye yindi ku ruhande. Cyo koza umugore waza kumubwira nyuma baraza barandeba nyine biraha ambamo. Aho mbere yuko urumva umunsi nabyariyeho ni umunsi bimuye ibintu byose ntabizi babijyana Masaka kugira ngo nimva kwa muganga mbona ahantu njya. Ubwo bagiye kudusezerera iyo bagiye gusezerera ngira ngo urabizi umubyeyi barakubwira ati muzane imwirondoro y'ababyeyi. Nibwo nafashe telefone ndamuhamagara urahura byari mu gitondo. Ambwana nabyaye felicitation byaye iki umukobwa. Ni rero numva nta kintu cyinshi twari kuvugana. Tende ku bitari Kanombe nawe ari mu Kanombe hari mu Kajagari. Ambwana nti wanyohereje irangamuntu yawe nimero ko nshaka kwandika umwana. Ijambo yanshubije ngo sinona. Usinona? Iryo jambo yambwiye. Mubwenge irangamuntu namwe ngo ibyo wubiretse sinona. Ayikura. Telefone arayikura. Uwo ngo baraza arambwira uwo mugabo arambwira ati urarwana n'iki? Bakumbwa we nuko yavuze. Ati ndamwanza ati njye nabuze umwana. Basi niyo mpura nayo ukamumbeshyira ngo rero ibintu none aha. Ariko abo bantu babiri mu buzima bwanjye niyo najya he abantu nkaye nyine muri iyo nzu mbayo akomeza nyine aramfasha gutyo. Umwana agiye kuza amezi 2 telefone za papa zimbuza amahoro abarahamagaye. Ubwo urumva yarazi ko ngiye gusubirayo kuri polisi kumurega. Nyine arahamagara tubonane turashaka icyo urinde. Aranyibwira ati ndashaka tuganira iki ndashaka kuza kuri umwana wande ngo wanjye ni wawe se kandi ese ni kubera iki umwana wawe ati n'uwanjye ndabizi. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Kwawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Ndi kumwe n'uyu mukobwa mwiza cyane. Subiza kamera ku birenge. Sabe mubari. Reka dusubize kamera ku birenge. Ndirawe nyine. Umuntu wa mbere muri Giti Business Group wambara inkweto ndende n'uyu nguyu. Nari yakiriye. Wambaye neza Jane. Akoze cyane. Jane Mirembe. Yego. Izo nararyakiriye. Namaze kuryakira. Abantu basigaye naribunaniraho. Mubo twiganaga. Aravuga se uriya ni we ni Mutoni. Abandi bati kuri ni Mutoni Farida ega nasanze abantu barimo baburana. Uriya ni Mutoni Farida ndatireka reka n'Imirembe igiye nuribeshya. Aturiya ni Mirembe genda. Tireka byarahindutse kera ye nago bize. Eka amazina ye ni. Ariko abantu benshi bazi kuri Mirembe. Abantu benshi niko babizi. Ariko ntago ariyo mazina yanjye ya nyayo. Reka winjijisha wambaye neza. Urakoze. Wambaye neza kabisa. Ziko umuntu akubonye uri muri akina atamenya ko bimeze gutya we. Haga nkina nkenyeye utame. Yemba nabaye Mirembe. Niko ibintu kamera iri kwerekana ariko ndi kureba. Ngarebe cyane. Bagarukirize hano. Niko erekana hano hagati barebe. Oya okabya.
uramenye ukina ukenyeye ibitenge mba nakenyeye ari muri Miss Murenge ukinaga muri Zubi Comedy ukinaga ukenyeye ubigize umuntu utagaragara neza ari muri Rufe Today kina Mukasafari nyine nabwo ukenyeye aho wigize umuntu w'umuturage uri aho ngaho akameka batakabona ariko ukuntu uyu muntu ateye ni njyewe harya kuri Instagram witwa ngo Mirembe Jane bifatanye yego abantu bari ushaka kubwita bajya kureba neza amafoto banyarukire nta bitenge basangaho kareka ariko urasa neza kabisa urakoze makeup reka tujye mu maso sabe mbaba ngobarire se makeup barana tire bero ndasa nzaho umugeni cyane uzo nujya wambarira abageni ndabambarira ariko n'ubwa mbere reka abanyani yego aza kutubwira abafana bange baratubwira uko babibona dore kandi n'ubwa mbere wambaye nshyizeho makeup kandi koko akenshi wakarabye wisize akagikotora niko mpamvu itakibaho ubundi niyo nishyiragaho yego yitwa Mirembe Jane niyo mazina buri muntu yamenye muri sinema by'umwihariko ari naho yamenyekaniye ariko afite amandi mazina ye bwite ariko byangombwa cyangwa se n'umuryango uzi muri rusange niwe tujye kuganira nawe ikaza ku Isimbi TV Mirembe Jane urakoze cyane Sabe iri zina se umva bimeze gute muri wo Mirembe namaze kuryakira kuko tujya ubundi njya kuryita ninjye waryihise muri zo ninjye waryihise baravuze ati nyine nk'umukonyine ugomba kugaragara nk'umukonyine izina ni iraba yahe bajya muri ba Jovian reka bajya muri Slovian reka ba Jovian Slovian gusa amazina yego ariko njye nkumva nyine urumva hari ukuntu iriya makonyine nyine kavuga gutyo ubundi bazi ngo ba Jenny Genetic Scovia ba Junior ba Rusi arakantu Junior yapostinze umuntu yanditse kuri Twitter ngo abantu bo muri Nyagatare ngo bamenye ngo Kenneth atari Kenneth bakasanga Rusi ngo ni Rusi harya Rusi mu Kinyarwanda se Rusi usa ni Rusi ngira ngo ariko urumva Nyagatare ngo umenye ko ngo Kenneth ataba Kenneth ubundi ni Kenneth hari umuvandimwe ujya uvuga undi ahita avuga hasi ari replying ngo yajya kuri Kenneth ngo ajya kuri Junior Junior tumenyere ngo Junior cyangwa James ibintu nk'ibyo ariko nusanga twebwe pronunciation ari Junior James nyine bihera aho ngaho yaba propose amazina ntiwoya ntigiye hararushaka ntigere ndaryiyumvamo Jane none ndivuga Jane baraseka nabwo navuze Jane baraseka none se ngo irindi kuko nagomba kuvuga Jane nagomba kuvuga izina rimwe ndatekereza riramvuna mera ngo bake Mirembe ndasimbuka ndavuga ntiwoya ndashaka Mirembe niwe muntu yitiyemo izina muri casting njye yitiyemo urumva banyine bampaye ububasha bambwira ati kubera ko uruhariye cyane yitiremo izina twumve ko yitiremo izina wumva nyine nakubukiye Mirembe Jane ndaho Mirembe Jane okay niyo tujye kuganira nawe muraza kumumenya mu buryo burambuye mu buryo bwimbitse mumenye neza uko yinjiye muri ibi bintu byo gukina filime mujye mumubonamo hari filime akinana na Rufendeke muri iyi minsi sibyo ko batakiduha uko bikwiye ntabwo nzi ko ngendekeye ya musore twa Rufendeke nabyo rero bidusobanurira yakinye muri Zubi n'ahandi hatandukanye agenda ashakira ubuzima turaza kuganira ku buzima bwe bwite kugira ngo abantu bakumenye kuko hari igihe umuntu abona murimo murakina kuko agatekereza yuko muri gukina we akavuga atari abantu uzi ko baba bakina mu gukina akavuga ati abantu baba bakina ko cyangwa se agafata bya bindi mukina akabishyira mu buzima busanzwe agatekereza yuko Mirembe Jane ari wa wundi wakinaga bya bindi kuko ari nawe nibahura mu muhanda ari wari bubone ni ibintu nk'ibyo reka rero dutangirire ku muntu tujye kuganira nawe ubundi ni muntu ninde yakwivuga ati ubundi kamvuge nka Mutoni Farida ubu Mirembe yagenda ryivangamo gake Mutoni Farida ni umukobwa w'imyaka 26 azayuzuza John mu kwa 4 undusha ibiri gusa Sabia Amori ibiri se ni myinshi ibiri ni myinshi
26 nzayuzuza mu kwa kane kuri 27. Yuzuza 25 kuri 14 z'ukwa kane. Leta baguruka muri Kigali. Cyangwa bicuritse. Ndakomeza. Umukobwa ni njyewe mfura mu rugo, umwana 5. Turi abakobwa 2 n'abahungu 3. Umukobwa ubanza agakurikiraho abahungu 3 n'umukobwa. Yego mfite ababyeyi bombi. Batuye Nyagatare. Ubundi niho mu rugo nyirizina, ariko njyewe ndabarizwa i Kigali. Nkaba mfite n'umwana w'umukobwa witwa Tiana. Wow. Ubu ni mama nde? Mama Tiana. Mama Tiana. Kwimagine ukuntu ari keza shaho. Tiana. Ndanaza kwereka ubura nakazi. Yego mwabyumvise mu buzima busanzwe amazina ye nayo ngayo ariko reka dukoresha yo kuri stage. Ayo benshi bazi muri cinema. Turaza kuganira ku buzima bwe. Buri muntu mu buzima bwe ibyo yanyuzemo ngiye nifuza ko byabera isomo abandi. Kuko iyo numvise inkuru yawe cyangwa kumva inkuru yanjye cyangwa kumva inkuru ya runaka cyangwa kumva ya Junior cyangwa ya Fendeke hari ibyo wigiramo. Ibibi tukabikuramo, ibyiza tukabyigiraho tukagira ikirenye ko wabigenje. Ndifuza ko baza kudufasha bagatega amatwi. Barabizi neza ko tudapfa guhostinga umuntu mutega amatwi mu umwanya mu comments. Ibyo akina nabwo mumubwira ukuntu mumubona, impamvu mumukunda, ibyo yahindura n'ibindi bitandukanye. Utangiye uvuga imyaka yawe kandi nta mukobwa mu bantu nagiye nakira nyabona nk'umwe umwaka wose wemera kuvuga imyaka ye. Muri 2022 niwe wambere ngiye ngiye kuva nteka mbabanzirize. Ntago njye nyihisha kubera ko nyine nikongana, ntago ndi bwigira umwana cyangwa nigiye mukuru, ahubwo mbere nibwo nigiraga mukuru. Ariko ubu nyine mba numva ndi proud yo kubivuga nkuko ntahisha ngo nitwa runaka. Stati yanjye ni ingi. Rero ntago imyaka yanjye nyihisha, mba numva nta kibazo kirimo kubona ayivuga. Kubera iki abakobwa bayihisha? Akenshi hariho baba bashaka kwigira abatoya abana. Abandi ati niba nimvuga ko nkuze yewe niba ntarashatse ubwo mugabo arabuze karabaye. Ntabwo yabura. Mfasha. Erega ntabwo nkeka ko nta muntu urambagiza imyaka. Kakore ko ndiya bimeze. Umwanya bagiye kumbarira. Bagiye gutangira babare bavuga. Bagiye kumbarira ati azagera kuri 30. Kabaye. Ngiye muri abo sindimo. Oya ntabwo izagira. Ntabwo yagira. Ugomba kuzaba twarazinyweye. Suko. Yego none reka duhere aho wanyuze mu masomo. Kugira ngo n'abandi bagushidikanya bakavuga ati uyu muntu ni Mirembe cyangwa ni Umutoni ni Farida ninde bamenye ko mu by'ukuri aho hantu wahanyuze. Yewe naguciye mu ijambo primaire nayigiye muri Nyagatare nanone hitwa Bright Academy. Niho natangiriye baby class ndahasoreza 2008. Muri cya leta mpamagarwa mu Musheke ahantu hitwa Nyagatare Secondary School. Nigayo 2009 kugeza 2011. Dukora ikizami icyo gihe level njya upgrade Ndera muri Kigali. Nkomerezayo nize PCB, Physics, Chemistry and Biology. Rero n'umuhanga ariko nakanda gashyira Physique, Biology. Physique, Chimie na Biology. Physique, Chimie na Biology. PCB. Yo nize soje 2014. Mpita ntangira kwiga Akila University. Yego, y'abakobwa. Niga Akila ndabisoza. Nize imyaka 2. Yego. Irarangira none numva ko hari muri hostel za icyo gihe nabaga yari iri Kibagabaga 2015 nanjye ntuye Kibagabaga. Twari twegeranye nyine ariko ntago ari mu hostels. Ubwo nyine yakamvuga gito. Niho nabaga niga aho ngaho birarangira. Wigaga ibiki? Nigaga ICT. Uzi gukodinga se ku buryo umuntu yakikira? Ndabizi. Icyo gihe na 2016 hari amarushanwa nagiye yitwa Miss Geek. Ndayazi. Urayizi. Icyo gihe naje muri 5 ba mbere. Muri Serena ko muri iriya foto wongiyemo nakubona. Urende ko Serena byabereye? Yego. Finale niho yabereye. Ninde yo muri iriya foto ndakubonamo Mirembe Jane. Uramara nanjye yambaye agapantaro gatandukanye n'abandi. Reka byo nandike mu ndebe. Umutoni 2016. 2016 ndabizi. Umutoni Farida. Itegurwa na Girls in ICT Rwanda. Miss Geek. Icyo gihe agapantaro k'ubururu. Gakareka k'umutuku. No kuri age ndabifite. Iyo foto iriho nibanza nahereyeho. Umutoni Farida.
nagiye bamvugana ariko se ubundi hari akantu akira batwigishaga akantu ko kwigirira icyizere cyane. Farida Umutoni yari ufite 21. Yego ureba ubona kuri The New Times ngaka kuri The New Times ubwo nza muri 5 ba mbere finally cyane kabisa. Icyo gihe ntwara n'umwanya wa 4. Yego bana ko turi kumwe na Madame Jeannette Kagame. Yego yaje kuduhemba. Ya ubwo ibyo bintu byo byarangiye bisozanya na Akira. Nicyo gihe mba proud none ndavuga nti ndashoboye kuko ndi wa muntu nyine yiri soni kuvuga kandi biriya bintu kabikina gute simbizi nyine sinzi nyine ni kuri araye nibonye sije ko nabyo bifite kuntu byatangiye. Numva nkiga apredi hari ukuntu hajyagamo hari amarushanwa yategurwaga na IRDP nyine akakazamo ibintu by'amatiyatire bakaba bati rero tubona washobora gukina nk'ishinzi wewe n'umukobwa witwa Rine mwabishobora no kuba umugore wantuze ntabwo byoroshye kabisa wa mugabo Safari nabyo bisaba kuba nyine ugira amahane nyine ugira amahane agufashite nawe umufate nyine mufashanye. Numva rero nabyo nuko byatangiye nyine mbona ko mbishobora icyo gihe nkagenda nanahembwa mayo mu kigo nk'umukinnyi mwiza nyine numva ko ubwo ndaza nyine kubigeraho igihe kuntu naje kujya muri sinema nyirizina. Ubwo mvuye Akira numva ntibihagije gukora ntabwo batanga degree batanga advanced diploma. Nitangira YouTube. YouTube nigayo ndimo kwiga TTM Travel and Tourism Management. Yego ubu ni huri uzasoza ryari? Ubu ni naye gusoza uyu mwaka mu kwa gatanu. Warasibiye kubera covid? Yego narasuspend ahubwo covid yikubisemo ntansasuspend. Zere ko ahise ukomeza? Ntabwo ndakomeza ariko nkomeza ngira ubwoba niba nagiye muri filime shaho ukabona amafaranga tangira gucika intege mu by'amasomo. Nzasubirayo ndakwiga. Yego ubwo mu gususpend nyine numva ko byatewe n'ingaruka za covid igitangira ari nshyashya mba mbiretse ndavuga nti ibi bintu ntabwo wamenye aho biva niyo bijya. Bireka gutyo. Ubireka gutyo ariko uzasubirayo? Nzasubirayo kandi kugasubiramo kenshi ndi umuntu ukunda kwiga mpaka mbone degree mbone nyambaye n'ibintu ashoboka n'ibindi bizakomerezaho. Yego ni gute rero waje muri sinema rero awe narakoraga nyiri muri Akira nari mfite ibiraka nabanje gukora muri Monaco nkava ku ishuri nza gukora amashifti y'ijoro gutyo birarangira ariko Akira yimutse nanone igihe mu mujyi aho byari muri 2017. Yego 2017 nibwo watangiye gushaka ibiraka? Numva nibwo nakoraga ibiraka ariko urumva amasomo hari ukuntu byagufataga cyane nyine bikagorana. Ariko nakoraga muri Monaco. Mvayo njya mu mujyi mu isoko hari mama wambika abageni nakoranye nawe. Wambika abageni? Yego. Haza rero aho niho haje kwivangamo gutwita. Hajemo gutwita birananira pe akazi karanga ndagahagarika. Nahagaritse ubwo urumva 2017 mu kwa 11 nibwo namenye ko ntwite. 2017? Nibwo namenye ko ntwite nyine numva muri njyewe ndiyanze numva sinzi ukuntu bigenze. Buretse utagera aho ngaho ndabona utangiye gushaka kwirakaza. Bwa mbere ugitangira gushakisha amafaranga bashakishije mu biki? Mpamvu ngo baje iki kibazo hano hanze hari abantu benshi baba badukurikiye baba barabuze akazi batazi ukuntu babigenza ngo bari ikintu cyo gukora ariko birashoboka ko akazi gatoya ko kaba kangana kose ayo kaguhemba ko yabangana kose ntabwo buri cyo kugezaho mu buzima. Donc niyo base yo kugira ngo uzagere ku kazi gakomeye cyane. Yewe kuntu natangiye bwa mbere baguhembaga iki? Bwa mbere ntangiye muri Monaco niho natangiriye bwa mbere. Naragiye numva ngo Monaco igiye gufungura ndavuga sano bagiye gufungura ibyo byose baba bakeneye aba waiters n'aba waitress. Ngomba kujyayo. Ubundi hari akantu ngenderaho ni if others why not me. Niba abandi babikora kuki ngewe nta nanjye nikubitayo hari ukuntu ninjiraga mu boss rwose akande bakabura no kuntu asubizayo.
binjirira Gasana boss boss namubwira nti urabizi se ntinabonye muvuga ngo ni opening soon rero ndaje mu makazi ese wize ibiki namubwira nize PCB kumva akira ati ni ibiki ati se ni ibiki ndamusobanura ati se bihurira he n'ibi byo guseriva n'ibiki kuko dushaka abantu bafite experience namubwira nti rero experience wagira utakoze nti hano ngiye gutangira kandi ndahava rwose mukamaye ndeba rumirwa ati tuzabana nyine dutangire probation nyine byabanje kugorana kugira ngo abyumve akwinjiza namubwira nti rero ntabwo mva hano ntabwo urashaka unshyira ariko ntabwo ngenda ntabwo ndi buve hano ntabwo nawe ngo umukeneye abakozi ngo ngende ntabwo nahava nzi ko hari n'abazanye manjye ukabemera noneho kubera icyo wabemera njye ntunyemerere ntabwo mpava urahaguma ndahaguma arandeba afata nk'iminota 10 ndeba gusa ngo urabizi nguhaye akazi kubera ukuntu wamwiziritseho ati uzaza umunsi uyu utangira akazi ntego ndabyumva ntese ugiye mu kazi ko ibipapuro atwara ndaza gutyo kareka kuko rero nanabyitwaje narimbize ibyo wari witwaje ibipapuro usaba akazi CV nayitwaje ubwo ari ikise n'amashuri gusa ni ukuvuga ngo icyiciro cya mbere cy'ishuri yisumbuye yakizaga nashyizeho primaire we yashyizeho amazina shyiraho primaire aho nayigiye nyine nashyizeho education background yanjye mpita mfungira ndanga agapapuro ukirengeza segonderi kuko education background yari iyihe ni segonderi mpita nzana n'irangamuntu kopi yayo abivuze mpita mbikura mu mufuka nabyitwaje ntabwo nari kubisiga ntabwo nari kubisiga kuko icyanzanye ndakizi okay abishyira muri fayiro nti none uramana uniform nyine nagiye mfite amategeko numvaga ntabyizeye kugira ngo ngende convinced ko mfite akazi rwose urampereza n'ibibiranga ume uniform y'akazi nyine arandeba buri ahantu hari bunshyire ambwa tuzajya uhembwa 30 ntego ko mana y'isi n'ijuru 30 ku kwezi niko yambwiye 30 nabaho ntibundi nzi ko amafaranga nyuma waitress afata ni 80 saravuga uyu nguyu yaje atsibye urabikura niraga nagiye nsaba handi nkumva nyine range ambwa ati wenda naganiraga ariko 45 niyo uzagikorera nta kibazo ntaha nishimye 45 yari menshi cyane 85 arambwira ati sinya hano mbonye ko nsinya ibintu byose birangiye nyine igitabo cy'abakozi mbangiyemo batubwira amatariki 85 bya numvaga 85 nkuvuga nti barataga mu nzira ukagenda uvuga ati we nimpembwa mbishatse baza nkabagurira mu umva ubwo muri keto ufite andi banyeshuri mwigana naho ubwo ni wenda bajyana kantine urumva nayo imaze kugira ikizere baduha icyumweru cyo kutinya nyine kutwigisha kudutoza kuduhugura ntangira akazi gutyo 85 yanjye wayembye igihe kingana iki amezi 3 kuki wahavuye umva byabonganaga n'ishuri biranga pe akira ni ahantu hari strict cyane ni ukuvuga ngo sinzi nawe ko bikimeze attendance zabaga 7 mu gihembwe nyine uzangiza nta excuse uhita ucaho ukagenda kereka urwaye bigaragara ko warwaye ku buryo wazasubira mu masomo ngo akazi iki urumva nagomba kujya mu kazi saa 9 nahari twasohokaga saa 9:50 numva kuva Kibagabaga kuzasimba ngo ugere mu mujyi icyo gihe iminota yari irimo ari myinshi nkagera ndenzaho iminota 10 n'ingahe 20 nyine biragongana cyane n'amezi 3 uragasezera hanyuma se ibyo kwambika abageni babigiyemo gute haciye amezi make nyine nabwo nkayengemo mu isoko hari umuvandimwe ukorayo niwe yakoranye n'umumama arambwira ati ko mfite murumuna wanjye wamumpereye akazi arambwira ati nta kibazo mbwiye nanjye ndimo nshaka umwana w'umukobwa uza kumfasha njyayo gutyo uragatangiye naho mba nagatangiye warakoze amezi angahe se ndabyibukara urumva icyankuyeho ngaho ni muri ayo marushanwa nyagiyemo muri Miss Geek birangiye tubona opportunity yo kujya muri Italy mu Butaliyani baraba abakobwa turabashaka ni project yitwa Campus Party baraba abakobwa kari 3 turabashaka badutoranyamo noneho dushaka ibyangombwa tubona n'amatike y'indege ibintu byose ko dusigaje kavi noneho ndaza ku kazi ndavuga se bunamukungura ndayimubwira gahunda kuntu zimeze ati ndabyumva ariko baduha ibyumweru 2 urampame ibyumweru 2 wenda ntuzabibare uzampembera ibindi 2 nzaba nagarutse
ati sawa haciyeho kangahe barivuguruye ati urumva nyine nawe maze gusezera arambwira ati genda rwo nugaruka ugasanga nta wundi uzakomeza nusanga hari undi uzihangana umwana kibazo ubwo tujya mu byo gutegura urwo rugendo hagiye ryari ku munota wa nyuma byarapfuye uzi kugarukira ku kibuga mufite visa mufite buri kintu visa ntayo niyo yatujije baratubwiye ngo turi buhure nabyo kuri airport ngo bari bavuze ngo Brussels Airlines kuko twe babikoze nyine nk'ibintu biri agent ukuntu ngo turi buhure nabyo batacinga muri passport tugende turapakinga rwose tugera ku kibuga bagiye kuzana document basanga denied yes abayobozi baratureba natwe turabareba bati nta kundi murasubira inyuma nyine mwigendere ubwo twasezeye bana baherekeje ubwo ngera no mutajyana nkafiteyo mama wacu ni rwose ubu noneho umva ndamutegura ndaza ni umujyi witwa Milano umunota wanyu bategereza ngo mubwire telefone nyikura ubwo nsubiye inyuma nsanga nyine yavuze ati ndabona uri busy mama waramubabariye uyu mukobwa kuri iyo telefone icyo gihe eka yarambabariye nakora telefone ndihishe nisubiye kuri mama arambwira ati sha nabonye uri busy nyine urumva nayo kuko twagiraga camp tujyayo urumva nayo minsi arayihanganira haza no kugenda rwose tugwenda ubwo yagiye ntazagaruka nsanga byarangiye ubwo nyine naho mahomba gutyo urahomba hanyuma hari ahantu nagusubije inyuma wari ugeze utangiye kutubwira uti hajemo ibyo gutwita badiyanze byaje bite muri icyo gihe kuko warimo arashaka amafaranga yagiye muri Miss Geek ni irushanwa ryacagamo abakobwa kabisa b'abanyabwenge nkurikije uko ngibuka ntikibaho ntabwo two byagenze ryacagamo abakobwa b'abahanga cyane pe babaga bafite imishinga ikomeye b'abahanga pe nimba ivuga mu byumve gutyo cyangwa mu searching murebe online hari stories zabikozweho tangiye kubona utwo dufaranga uri mu ishuri ryiza ufite inzozi wifuza kugeraho ibyo ngibyo byakwitambitse gute none icyo gihe urumva muri icyo gihe ntangira 2015 nibwo namenyanye n'uwo musore icyo gihe nari mfite imyaka 19 nari ngisohoka secondaire kuko nayisoje 2014 kumwe bavuga ngo mu wamushyushye mama rasari muri secondaire ngo kwa kundi abantu batisa babwira ariko muri secondaire tansiyo ntabwo nyenza ni ibintu by'inkundo wapi bwari ubwa mbere ukundanye bwari ubwa kabiri ahubwo ubwa mbere umusore twakundanye bwa mbere ibyo ni bya tronkono ndeba turahurira kuri muvero nagiragamo akantu ko gupinga ntabwo si umuntu dura kuri muvero akareko nyine numva ndabupinze abandi twibera abashuti ntabyo gukundana birangira gutya ariko nuko ntabwo turi uburubare ntabwo urwo turubare ariko nyine gutanya ndetse amafoto wabaho nta foto nta kiba cyabaye amafoto kari niba hari amafoto hari icyabaye amafoto hari icyabaye noneho 2015 Sevanti buri minsi 3 nibwo nahuye n'uwo nguwo turakundana numva twahuriye kwa muganga hari umuvandimwe wacu wari urwayeyo kuko ni famiye ziturana zikabana cyane bakaba abavandimwe umusaza w'uwo mama rero twari turwaje araza nyine akajya afasha ngo dusimbura numva nataga kibagabaga wova mu Mutara agomba kuza kunsimbura ahagera atinze noneho ahamagara uwo ngo ko ari mushuti we cyane ahamagara n'uwo musore aramubwira ati ko mfite mushiki wanjye hano nkaba mageze ntinze atari bugere kibagabaga wowe ukaba utuye i Kanombe wamfashije ukamuncumbikira undi aramubwira ati nta kibazo ati mu rugo ko uhazi naze nta kibazo aramperekeza ngezayo uwo musore wo muri famiye wanyu uwo muri famiye aramperekeza ngeza kuri uwo mushuti we nyine ari wowe twakundanye icyo gihe ndarayo nabwo ndi buzinduke nsubira he kwa muganga ndarayo nyine baranyakira nk'umushyitsi bisanzwe bumva babanaga n'abasore 3 niwe n'abandi bavandimwe be icyo gihe nayo ndaza ndarara ariko tumenyana icyo gihe nyine wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye
bankoraho riraka ni abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, nkajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ndasaba nimero nyine njye mbavugisha mubaze uko umurwayi ameze gutyo. Bukeye nyine ndagenda subira kwa muganga. Ijoro rya kabiri ati ntabwo ugaruka, nti oya none uyu munsi ndataha kare, ntona nyine yaje akererewe biba ngombwa ko ansabira aho ngaho. Oya ntabwo ndi uyu munsi ndataha. Ati sha byari kuba byiza nyine uje, namwe nti oya ntabwo bishoboka. Rero ni mu basore umukobwa agiye nyine kandi na nyine byari icyenda waniviriye mu ntara burya mu gihe wari umaze gito uvuye mu Kigali. Hari ibintu utumva namwani oya sawa nyatsa tuganira buri mwanya kandi cyakahamagara nyine gutyo turamenyerana, tuba dutangiye gukunda nyine muri uwo mwaka. Turakunda na 2016 birakomeza, urumana n'icyo gihe cyayo marushanwa umva yari proud posting buri gihe. 2017 icyo gihe nari narimutse muri Gikondo. Araza nyine nicyo gihe natwise mu kwa 10 menya kwa 11 2012 ukiva muri Miss Geek. Miss Geek yabaye na 2016 mu kwa 4. Yes mu kwa 4 ko byafunganye no kwa 4. Noneho urumva byo byabaye mu kwa 10 2017. Nibwo rero natwise abaguteye inda. Nawe ntayinda gutyo. Mwari mufitiye gahunda wowe nabo? Dusinye gahunda yo kubana. Urumva we yanusha imyaka 14. Umushaga 14. Urumva ndi w'ikenda gatandatu nawe nani kabiri. Nawe afite 19 afite 33. Urumva yari mukuru pe. Noneho njye nkavuga nti ubwo ari mukuru anduta hanahe na advantage kuko tubona abasore bato no bahimuka. Ndizera ko imbwa atahimuka yafata inshingano icyaba cyose. Nawe ni kwanyerekaga pe, akanyereka kankunze mu byukuri nanjye nkumva koko naye ndagenda mukunda. None gitsina gore tugenda tugakunda ukimaramo umuntu kwa kundi dukundana gutyo. Ubwo abanteyinda ndayimubwira arishima. Icyo gihe hariho ya ndirimbo thank you my God ya The Ben na Tom. Umva arayisirimba koko anyereka ko yishimye. Ubwo njye naragiye ndabimenya, nabanje nyine narabikeka kuko ntabwo njye nirenze njya kwa muganga, ariko ndagenda ngura kameta nkakuraho nkashyira. Ngiye muganga arandeba nanjye namwe numva mbabara ukuntu iki ati se uri wambaye akakameta ntabwo ari akanyine nakandi n'indi wari wambaye kuri wishyira ku nahise nyanda akagura nkashyira hano. None harambwa ati urabara ute imihango yero kugenda mubwira ati ushobora kuba twitereka dusuzume turebe. Barasuzuma arambwira ati ati ufite umugabo nti ngo felicitation ngo mutazanye none ni surprise nashaka. Nihagarara ariko amwengura twite numva hari ukuntu numva icyuka kibukubise umusatsi ugiye ukumva numva byose biragiye. Ati se ko nde gutanira nimo nategura ukuntu surprise ngiye kwimugezaho. Ushaka ngo felicitation rero kabaye rega mirembe. Banamuhamagaye umwana ishari ndagushaka. Ni amahoro ati ngiye kuva mu kazi gari mu masaha 12. Ngiye kuva mu kazi mu kanya saa 8:30 musange mu rugo. Sawa ndagenda arazubona ibisanzwe n'umwana twite biri serious ati n'umwana abyemera. Aranjyana kwa muganga saa 9 bimeze turagaruka. Arishima ndavuga nti Imana ishungwa byumva. Ubwo turakomeza nyine tuba turi kumwe. Noneho ubwo numva narimanaga mbana n'umusaza wanjye ariko ndabimuhisha. Ndabahera mama ndababwira ngo ki muzehe ndamubwira ngo ki
mama icyizere cyose kindimo namubwira nti rero nti musaza wanjye hari undi musore watangiye kubona twari duturanye nyine aho ngaho yagiye urayibona utinje tukaba turi kumwe niba koko gahunda ihari yo kubana namubwira ati oya buretse atoya ko n'ubundi buretse kuza mu kwa kabiri nibwo ibintu bizatungana ubwo urumva ugenda ubwire famiye muri mu kwa 7 naho ati mu kwa 2 urumva twari tumaze kugiraho tugeze mu kwa 12 kuko nayimenye mu kwa 11 ijya kuza ukwezi mu kwa 12 nyine tukibivugaho arambwira ati uragenda mu rugo babwire nanjye nyene mbwire mu rugo nise icyo gihe ntaragenda ndaba ndi hehe aranje arambwira turabizi se nyine buri hano bisanzwe ariko ntuzane imyenda ashyiraho kondisiyo buri hano bisanzwe ariko ntuzane imyenda nyine ndabicumbikisha umuntu wibanaga hari ibyo mfite mbwa ati oya nyine ubwo yaranje naye nk'umuntu mukuru mbona bitangiye guhindura isura wari yaranje se iyo ubana neza hari ukuntu ubana neza n'abantu nyine umuntu mugezeho agatekereza akabyumva ndira abandi bandi baramusaza wanjye mbwira nti ko ndaba bitagishobotse biki wafashe tuno tuntu ati nta kibazo tubike biri mushyiraho nyine njyayo gutyo twaba turi kumwe nise ko ntacyo uvuga wa muntu we wambabariye kuko nawe nkeneye kubivuga hakiri kare niba iyo gahunda ihari numva nari mu kwa 2 twaba turi mu kwa 12 of course mu rugo ngomba kumenyesha hakiri kare araza rimwe umugoroba umwe asanga ndyamye arandeba ngo urabizi se ni oya ngo yikuremo umwangiye nkurimo inda uburiza oya urashaka kunyica ngo ntabwo ari ukwica ngo nese ngo niwe wa mbere cyangwa wa nyuma ntirwo wazikuramo ariko rero ntige ntabwo ndabo ngabo ntiwimbwira gukuramo inda kuko gusa nayikuramo ntikugeza kuri akanya ntacyo nirengeje pe ntacyo mpagazeho ariko ntayo nakuramo noneho mbona hari ukuntu umuntu nyine akwicara kurwara gutya nka nyine nkajya mbibona arumva natwarije igi nga basunzanira igi ngo yewe gusa ibintu nzabivamo gusa ngo ibintu nzabivamo inuma ashaka akaji gakonje basu yabwo nyine yataka kazana namwanishane ko ndi urimo gutinda atahubwo buvuye hano mu kwa 2 yahageze se hataragera tukiri mu kwa 12 kandi ubwo icyo gihe papa ntawe uhari ari hakurya ari Uganda mama nawe urabivuga ubana n'umusore ndabivuga ndi kumwe n'umusore aho ndabona ntago nzi byarimo mama nawe kubera nyine impamvu z'akazi nabwo yakoraga yambuka garuka biba nabwo adahari nabwo se ndabigira ko ntari butinyuka kubivuga ubwo turiho nkabona mpinduka ndavuga reka kanjye mpindura ikiganiro ni nta kibazo ninabonye aho bayikuramo amafaranga n'abantu twama twose ntabwo ndi buri cyo ntakoresha uva imbere ninabonye bayikura amatiyo ngahe n'ibihumbi 100 ngo ngo uraheze ngo ni nk'ibihumbi 10 namwantoya ni ibihumbi 100 nturumva ndi bukene no kwica inyoni n'inyoni no waye umuntu ntabwo 10 yagenera nukuri yavuga ati ndirwa nirukangeje ibihumbi 10 twara namwani ni ibihumbi 100 namwese ati ni ibihumbi 100 naho ndi bukene wenda na 20 y'imbuto kwiyondora amafaranga ni menshi ugenda ushaka 10 cyangwa 20 niyo nawe none numva bihinda isura nambwe ati ni ingaruka simusange hano yagusigiye mve iyo se yampaye warashaka ngo amenye ko abantu wabonetse niba bishyuriye sinzi ukuntu ari kubigenza yanga kuyamba ariko mbere ho gato nkamwe tujye kwa muganga gupimisha inda ibintu nk'ibyo byarabyumva tujyanayo bwa mbere bihero nyine birangirira uko kuko urumva nayo nabyanze natsimbare namwe noneho gupimisha inda bambwiye ko ari itegeko nintajyanayo nabyo byabanje kuba ikibazo nintajyanayo n'umuntu wayinteye urumva niko njye bambwiye ntabwo bishoboka ndajya ku kagari ku mudugudu biki banyandikire bansinyire ko nta mugabo ugira mvuge n'ibyo arimo nahaye bitewe wowe n'akazi akora abyumvisha na giti famwihamagariye ati wowe ati nari mu kazi ariko ndahari ati turajyayo turagenda baradusuzuma baragaruka ariko rero ngo bikuze nyine byamfasha iyo kurimo nutayikora ngo urashaka ukuntu nyine ubigenza none guhabamo guhitamo kwanjye uvuga rero ndatwite ntayo nkuramo ngiye gushaka nyine uburyo mbigenza
icyo nakoze nasubiye igikondo njya kureba wa musore ubana n'umusaza wanjye ndabicaza n'agahinda kenshi ariko akaba amaze iminsi amwe twonde utishimye ikibazo ni iki ndavuga noneho nje kubabwira impamvu nishimye ndamubwira ndatwite umusaza wawe ari kumwe n'uwo musore umusaza wanjye arandeba azunguza umutwe njya mwita muzehe nyine tumwita muzehe arandeba azunguza umutwe ariko abakobwa nta soni bagira mu mutima numva ikintu kimwe cyagiye kigenda avuga nti none se niba avuze gushyika none ari musaza wanjye numva ngo nta bubasha afiteho noneho mu rugo biragenda noneho mama ndamubwira ngo ki ubwo muzehe nkaba numva afitemo karuswa kuko ari inshuti yanjye cyane sabe bimbere ihurizo musaza wanjye atanaguka aragenda ahita agenda wapi yarambwira ariko arayandebye azunguza umutwe ndeka abakobwa sha nta soni mugira ahita azunguza umutwe ahita agenda mugenzi warandeba we yari mukuru nawe ukora ni n'umusirikare ntinya kubivuga gusa sinivuga amazina arambwira ati muto sinkuziho ingeso mbi sinkuziho imico mibi sinkuziho nyine ubuntu bwo ku ruhande bwo ku ruhande ndagufasha nuramfasha turagufasha ati kandi ntuyikuremo nk'uko babihagazeho kuko nemaze kumubwira story ati ntunaburane nawe iki mwihorere cyangwa se uko uri ubona ukuntu ubayeho mu rugo se ni mu rugo n'abafite ubwoba bwo kubabwira ati bubaretse ashakira inzu ku Gisozi arayishyura amezi 3 ashaka ibikoresho nshyiramo n'ibyanjye njyayo ntajya yarangira twicaza bati rero muzehe ntago mushiki wawe yajya hariya ameze gutya rero byose murajyana inzu nini muri sanzura tujyana gutyo nyine nawe aranyakira n'umuvandimwe na gahunda ze nyinshi agenda zireka kubera jye turabana ubwo ndahamagara nyirindi ati akankupa ntiyigeze amenya ko wimuriwe ku Gisozi ntigeze amenya ariko ntarajya aho ku Gisozi hari indi famiye nyine twari inshuti urumva barakoranaga kuko na papa bebe nawe ni umupolisi uwo nawe yari umupolisi abivamo nabo babyaye batarabyara nabo bagitwita ariko inda ari nkuru imvutsi ndavuga mwafashe nkaba ndi hano iminsi mike njyayo urumva nabwo kuhamara reba inda ebyiri mu rugo rumwe yababa we isoni ziranyica uri aranihirana nanjye ndi ariko yavuga no mu rugo mama akambwira ati ko nagize inzozi ko maze iminsi mfite inzozi ndeba utwite mama bateye ubwoba mama we none yanabirose mbere nkiri umunyeshuri iyo birose turyamanye mbona imara yereke ku buriri nambwa mani ibiki ngo yabyihore ntago nabona ko bimeze kuri ngo bimpishe nambwa ati narose utwite mama inzozi zawe ko zijya zibimamo ariko reka ariko umuhungu akaba muzi nawe mumweretse nyine yamubwira nti dore niwe musore turi kumwe arongera amarijya arambwira ati maze igihe mbirota numva ntatuje ku bwawe bimeze bite muto niwe nta kibazo ese uri he nagiye gusura abana nawe yari amuzi uwo mukobwa ngewe sawa basuhuza mbona kuraraguza biranze njya kubwira uwo nibwo yanyemereye ku Gisozi umusaza wanyambwa atari aho bigeze ntabwo urubesha mu rugo ubu ugize ikibazo hano nazasobanura iki ku itegeko ryanjye urabikora nabwira mama ndamuhamagara umva ntabwo ari no mu gihugu nawe namwama ndagushaka ati ceceka ibyo ushaka kumbwira ndabizi ni uko nguko yanshubije reka utarabimubwira ntaramubwira ijambo na rimwe cyangwa nta kintu yarambwira ati urugamba rwawe uzarurwane ubyivugira njye ndi hano nyine kugufasha n'umuvandimwe wawe fata telefone namwama umeze ute ndaho umeze mute ati natwe turaho ntise ko nkushaka yambwira ati byihorere ibyo ushaka ndabizi nyirinda sarayemera ni uko nguko yambajije sabe umusatsi wamvuyeho ndabanzana nijisha ndaseka nireka ntago ibyo nshaka kubwira ati oya nese uranshakira iki kintu ubanza kunteguriza ngo uranshaka mbwira nyirinda arayemera ninde se ni wa musore arayemera se ntago mbizi kugeza kuri uru rujijo ati nuko nguko nyine kandi nabyiyumvishema kandi uko yarabimbwiye ubona ukuntu nyine ateye sinzi afite impano yakura akakwishimira yakura ntakwishimira yambwira ati muri iki ndumva ntazi ukuntu bimeze niko ndabona nyine ari umuntu uzahimuka sinzi ukuntu mbibona ati ngwino
ndatega musanga Uganda njyayo turarira turihanagura ubwo nkaba ndi umuntu ukunda inyama ubwo mba narazizinutswe umugabo se yaragukurikiranaga nibura ngo kubaze ankurikirana iki cyo ko za yarambashije ko ibyo byose ashaka kumenya amakuru avuye mu rugo nayahe aho se bimeze bite ntabwo ndavugana nawe mama arambwira ati rero isohotera turetse kumubwira none hasinze ururimi ndi bukoresha uzabanza umwe mu maso ugende yasigare mvugana nawe sawa mbaho mba ndarwaye malaria njya mu bitaro gutyo nyine birangora muzehe akaba azimukurira inyama yazizana nkazirebera hirya kandi akaba azi ko tugiye gusanya nicaye iruhande rwe se muto utaza ngo tujye niwe naziriye kare ngo ntabwo yakwiburira ngwino hano ni buri munsi ugahora unjijisha mama atako se niba kubwiye ko ari umwana wa Muretse wazireba umutima ugasimba nkumva mfatiya ubu nkajya nambara n'agapira kari buhishe hano ngatarira ku ese bahamenya gute umutima ubusimbuka bitandukanye nuko bimeze reka ubu nyine reka nkwitegereze we ngaba mama ngo harukuntu bareba umuntu utwitegwa mu ijoro hano niyo ukoze gutyo bumva kutera pe ariko biba bikabije mu mutima umeze gutyo ubukubita cyane nkabihisha nkumva mbuza amahoro kuko nyine nifunze bandeba nkumva nangiye kwira ibyuya nyine nkajya mpunga gutyo mama arambwira ati navuye yindi giye kugeza amezi 5 numva akaba gatangiye kugaragara nahagarara n'amatima mbisuve hano ati je ndakwirwanye bano genda ngaruka gutyo ubwo noneho mbwira muzehe n'umubane ndimo niga nurabizi inzu minevare mfasha icyakazi urabizi karagaze aba amafaranga arayama ndabona mama arambwira ati genda uko urabutwikenuza muri ya minsi haza njyewe njya ku gisozi ntamagara wawo ndi reka da ntakwita nkamwandikira message reka da uriya akambwira ati nukomeza kubijyamo biragutera agahinda bituma uzagenda yo kumurega bakazi bimwicira akazi bibe birebire mwihore upfa kubutabuza ukuntu bayo nakumva nyine muri ubwo buzima ntabwo umuntu akwishingirira ijana akora ibyo ashoboye hari ibisigara rero rimwe umuntu akabwirirwa amatinya no kubwira mu rugo ubundi nkaburara none umuntu utwite kuburara kubwirirwa hari igihe ujya kumva hasi ewe sha byari ibintu bikomeye ariko nyine mbicamo ariko indi igeze amezi 8 ngiye nigira inama navuga umuntu ko ari umupolisi bakaba bafite inzego zibarengera nanjye ko zandengera kandi njyeyo kuki ibintu bigira ibanga kubyimye kubigira ibanga cyane nkaba nkeneye uburenganzira bwanjye n'umwana ni kugeza kuri ubu noneho ndimo ndavuga agiye kuko mutwitiye umwana njya ku kazi kabo njye ukaza ahakorera afande babarambwira turabizi se kesi yawe itware Kacyiru akabanza aramuhamagara ageze aho ngaho aranyihakana Kacyiru kuri polisi mu kazi ke yakora ari ku airport ndabizi nabi barabanga agiye kuvuga izina ritancika gusa nabyo ariko ntabwo mvuga yakora ari ku airport mbanza yo ku biro byabo ndamubwira afande bimeze gutya na gutya afande aramuhamagara abonye nyihakanye yaranyihakanye cyane yese kwihakana yavuze ati reka njyewe muhezi mesi namugane bashuti be ari mushuti we twabikana n'uko baramuhamagara nzi ko ibintu binebizi bamuhamagaye ati yewe ati ntabyo nzi abaramurengeye afana ati rero ibintu bijyane Kacyiru njya Idikota ubwo indiragera amezi 8 ubwo nyine numva twinjiye muri 2018 njyayo bahita bamuhamagara muri discipline baramubaza uyu muntu aramuzi ndamuzi umuzi nk'iki muzi nk'inshuti bisanzwe nta mishinga ntaki ndati wapi imishinga y'ikisi ati rero yaje hano kukurega ashaka ubufasha iriya ndavuga twite ni yawe ngo njyewe reka ngo n'iki se kibyemeza ndavuga nti se nyine tuvugane turebana njye nawe inda ntabwo ari iyawe kuko yari ameze bari bamuhamagaye yaje turi kumwe ngoya nafane nyine aramubaza cyane aramubaza namwe ntabwo ari yawe namwe ati yego byajyaga bibaho reka kenshi nyine ari protejaga ndamwe nti bwari mwambaruka umugabo ukareka kunyenda rikana
numfata uko ntarira n'imyaka 3 giye kunyihakana ngoya ngo ntango bafane ngo nta kibyemeza ngo turategeza umwana navuka tuzafata DNA afana ati rero umukobwa mwiza agenda nkuko wihanganye komeze wihangane amategeko ni amategeko umwana navuka nkuko mubisinyiye hano muzaze bapima ngara nta kibazo kuko ntago nonaha mu nkiko n'ibimenyetso none nta kimenyetso kuko ntitureba umwana wenda wamuganye n'undi genda wihangana uko wihanganye umwana navuka uzaza mu kwa karindwi kuri 14 ubwo umwana yavutse 2018 ukanye n'umukobwa aza ari papa we kuva aha kugeza munsi y'ikirenge papa wabibonye cyangwa ni yarahageze papa yacyo urumva nabayemo muri iyo minsi urumva naranabazwe bayizawe naranje kwise ndavuga se muhamagare ndavuga umuntu washatse ko nyikuramo ni muhamagara sinzi ukuntu biri bugende wenda nanayigwaho kameze nihangana umwana kubera uburebure n'ibise nabigiye habagiye uruhande rumwe arambwira ati umwana yamaze kugira uruhande rumwe abibona inda yimutse bivuye habigiye ni karekare arambwira ati nukubaga mama ntaraza waguteye inda ntawe uwanteye inda ntawe mfite musaza wanye ntazo biva niyo bijya wandi inyuma gusa andi inyuma ariko nkiri ku Gisozi na uwo musirikare uwo musore naje kumubona bamutungurira akaza agenda nawe ukumva agenda mu kazi bitunguranye agenda atavuze inzu wameza bararangiye aho rero ibibazo byaje shabizira rimwe bizira rimwe ntago ushaka kuza kimwe nta mfite undi mushiti wanjye nawe mbanamuhamagaye nenda gushaka ati bite tutuye ntiwe ku Gisozi ati ngiye ntuye hano mbere twari ko ngiye nari ntuye rugo ku kibanza ati tubonane ni nta kibazo ese uraza cyangwa ndaza ni woya ni nguye none ndarwaye meze nabi araza ageze arandeba ati muto nyine bamaze kumenya icyo ushakira abantu barahemuka koko barahemuka uriya musore arwaye mu cyakugeza gutya umwana nuko bimeze ati sose nanjye ndagufasha iki ni ntago mbizi nifashe nyine icyo ushoboye uyu n'uyu namubuze ati ibyo bijya biba kugutunguza akazi ubwo nawe ahari wagiye nawe ngo yumva nta telefone yabuze uko mvugisha inzu baramugarara hejuru birakomera ariko abampuje n'undi tinze umuntu agira umutima wo gufasha aragufasha ahubwo nkuvugana na mama ati sindabibwira papa we nabuze ahantu mpera yabonye 10 karimo yabonye 20 kayamo gutyo ubwo nkafite n'undi mushiti wanjye witwa Jennifer ni umukobwa nkunda cyane icyo gihe yarazaga yigaga Igitwe buri wa gatanu yarazaga ati sabato ndayitangirira aho ngaho ati ndabizi ntacyo ufite cyo kurya Jennifer kaza Jennifer iyo ngezeho ngo birananira Jennifer ku mafaranga wagabaye ishuri ati bamaye 20 ndaguha 10 sigarana irindi Jennifer yambayemo Jennifer mbamo bamuha 10 agatega ati ndazana ndaguhahira yabataje kuhereza mugenzi we Jennifer mbamo gutyo arambwetse ko igihe kigeze kaba nta myenda ufite umwana ntago mbizi nicyo koza nzafata ishuka imwe nyigire ibyaha by'umwana abona haryama umva ikigera namaze no kuva muri polisi nta cyizere mfite mama yakoze ibyo ashoboye ari kumva nawe ntabwo ari kubishobora umva nabwo bifite impamvu zabyo ntabwo mbijyamo cyane Jennifer akora groupe y'abashitaje twiganaga bake n'ubu iyo groupe iriho yitwa Best Friends bo bakuteje amafaranga 60,000 mbona baraje banguyeho yari yabimpishe barayampfunyika Pole Jane barambwira ati genda ushaka imyenda y'umwana nguramo nyine imyenda y'uduhinja mbona ibyo ngibyo bivuyeho ubwo mbabaje mu kibazo cy'inzu
niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibira iby'iri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye, abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. Iki kirandenze ubushobozi bwanjye, ntacyo ndi bukore. Umugabo nta kintu abikoraho. Arafata telefoni se ntayafata. Urumva we nari narekeye uko kare twavuye mu buyobozi wabo barambwira ntacyo twakora, nta kimenyetso. Uwinzu cyo koza ubona mushitanye namagara mpuza n'undi, ni umuntu wari wabuze urubyaro na imyaka 6 ibanaga n'umugore. Abo ati noneho ni ngufasha, umugore ari bati umwana n'uwanjye. Cyakoze araza kimura ikibazo cy'iyo nzu ndimuka anjyana Masaka mu nzu ye yindi ku ruhande. Cyakoze umugore waza kumubwira nyuma, baraza barandeba nyine biraha ambamo. Aho mbere yuko urumva umunsi nabyariyeho ni umunsi bimuye ibintu byose ntabizi, babijyana Masaka kugira ngo nimva kwa muganga mbona ahantu njya. Ubwo bagiye kudusezerera, iyo bagiye gusezerera ngira ngo urabizi umubyeyi, barakubwira ati muzane imyirondoro y'ababyeyi. Nibwo nafashe telefone ndamuhamagara, uraho byari mu gitondo. Ambwira nabyaye felicitation, byaye iki umukobwa. Rero numva nta kintu cyinshi twari kuvugana. Ndi ku bitaro Kanombe, Kanombe nawe ari mu Kanombe hari mu Kajagari. Ambwira nti wanyohereje irangamuntu yawe nimero ko bashaka kwandika umwana. Ijambo yanshubije ngo sinona. Usinona? Iryo jambo yambwiye. Mubwiye ngo irangamuntu ambwira ngo ibyo wubiretse sinona. Ayikura. Telefone ayikura. Uwo ngo baraza arambwira uwo mugabo arambwira ati urarwana n'iki? Bakumbwa we nuko yavuze. Ati ndamwanza, ati nge nabuze umwana. Basi niyo mpura nayo ukamumbeshyira ngo rero ibintu none aha. Ariko abo bantu babiri mu buzima bwanjye niyo najya hehe. Abantu nkaye nyine muri iyo nzu mbayo, akomeza nyine aramfasha gutyo. Umwana agiye kuza amezi 2, telefoni za papa zimbuza amahoro. Abarahamagara. Ubwo urumva yarazi ko ngiye gusubirayo kuri polisi kumurega. Nyine arahamagara tubonane turashaka icyo urinde. Aranyibwira ati ndashaka tuganira iki, ndashaka kuza kuri umwana wande ngo wanjye. Ni wawe se kandi? Ese ni kubera iki umwana wawe? Ati ni uwanjye ndabizi. Nurabyemera bihamye? Ati ni uwanjye yewe. Umwana sawa. Nzakubwira nanjye sinona. Nanjye sinona. Niko namushubije. Saa 8 ngo naramamagaye. Sinya n'agafoto nakuye kuri Google. Akabara gashishushye. Ati ubwo niyo baza kumusobanura nyuma ati none umwana ngayanduye. Kuko ntabwo yari amuzi. Ndabanza mu mwanya ndavuga sinona. Naho namwemereye yaraje uruhinja rw'ijyanye yari ranakunubwira mu kanuza kako. Mu kabeso. Arebera akajya ashaka kurunguruka nti attention. Rebera rero ubwo azanyine guhemba. Ndamwakira namwana ibyo ngibyo ntibisubizeyo. Njye nabyo nshaka. Ndagira ngo uzumbire ikikugenza.
ngewe nje kwisubiraho ibiki ndabizi ko umwana ari uwanjye ntise kuki biriya wabikoze naridefandaga ntise ko bidefanya imbere y'abayobozi nyuma yo kuki utakoze inshingano agomba gukora nyine urumva ngo nyine buri kintu asubiza ndamubwira nti ngaho sohoka agenda ari ingingo namwana isohoka agenda ati ndeba umwana isi nona nturiya ni uwanjye ntise ntabwo ndamubona nkabura n'ibyo ndimo gushaka se nyine biguma nyine azanamo ka nyine kunyereka nyine arambwira ati ngiye gukora ibishoboka nkwereke ko nisubiyemo abanshakiye akazi ku kibuga ntangiye gukora ntabwo urumva mu by'ukuri yabikoreye umuntu amusaba abikorera nyine inshingano zimuvuga ko n'ubundi ntazo yakoraga umuntu ukunda amafaranga ashakira akazi noneho akarwana n'utwo mpembwe atubone tubikoresha iki nguriza ntabwo twe turayabona kandi polisi yema mbere y'abandi bose polisi ko uri pomptueze mu guhemba ati rero ati ntabwo baraduhemba ati nkaho rimwe message ikaza telefone akayibona ariko njye muri njye ntanamubabarira neza n'umwase ko mbibona ko wanshakisha akazi nicyo cyerekana ko umwana ari uwawe umwana akageza mu mezi 4-5 arambwira ati ndamwandikisha niba ari cyo wumva nagukorera aramwandikisha amwandisha ko ari uwe nyine amushakira n'imari arayibona nyine inshingano ze zagarukiye kuri memaye ubu niyo afite gusa niyo afite gusa nta ndavuga nti wenda ubwo anshakiye akazi reka nayo kumustressa wenda njye nta nayo kubona ariko yabigiyemo ndakabona nta kintu namusabaga rero nawe uruhinja pampa amata ibiki byose kubaho kurya byose ku mutwe wanjye ubwo wumva ufite n'inshingano zawe ku ruhande uba ugomba gukora nyambwira ni manko nk'icumi wenda ko akunda yabura ati reka nta mafaranga nyine mwahuzwaga n'ibindi ariko ikije amafaranga ni ikibazo gikomeye nta mafaranga ibikirarere amwihorerwa nkashaka abandi nyaka nkazayabahereza ariko jye yaza n'umwana yatangiye kumubabarira yaza rwose nkayamuha masenkani nkamuha 10 nsohokana ukamusohokana nkamusohokana ariko we ewe ntabe bene irido reka ariko hari ikintu nakuyemo nanakivuga ntarakibagirwa n'undi wese dukurikiye niba ukundana n'umuntu jya ubanza umenye ese umukunze kubera ibyo gukorera cyangwa umukunze kubera ibikurimo nicyo kintu naje kwicara ndatekereza sanga namukundaga kubera njye bindimo feelings zanjye ariko ntabwo namukundaga kubyo ibikorwa bye kuko urabizi abantu bakundana bagira ibikorwa byinshi bikuru wenda arakubonye avuze ati nkwifurije icyiza ngura agatelefoni keza se unabonye amaherena nyine akagira tunagutekereza nk'uko jye nabikoraga rero nkana namuzu nkabona zino nkweto zanyu ziba zikeneye netre netre niko babyita ngira ngo nagenda bakagura nkagura njyewe namugurira kuko ndako bikenewe narebe isengere nabona afite imwe nyine nkagura akanuza kose kabamo 3 nkamuzanira nyine nkavuga ni umusore ntacyo yitaye ariko bizi n'inshingano zanjye zo kubibona noneho nyuma nibwo navuga ni njye ibyo nakoraga byaterwaga n'ibindimo ntabwo nakurikizaga urukundo rwe kuko byashiraga muri ndagukunda waramutse wiriwe uramukiye meze neza ahubwo ejo nkamufatana n'abandi ejo nkumva uyu ejo nkumva uriya ejo nkumva akaza kuko weakness yabaga yizi ni ukubona nambabarira nkaba ndamubabarira wagiye umubabarira urukundo rukagaruka nyuma yuko cyane rwose nta nyuma yuko yagutereranye icyo gihe nyuma yuko gutereranye akagaruka akagushakira akazi rwaragarutse ndamwizera umusaza w'ijambo yakubwiye igikondora ryiwe ntabwo nyine n'ibyabiye ntabwo mwumva abakobwa ntabwo mwumva koko niryo jambo yavuze ariko ubwo basaza banjye bamubona unkurikira we yaravuga ati ariko rimwe azahansange rimwe ati ahubwo murabimenya buri bamuhaye amakuru kuko hari n'igihe ahantu nabaga yazaga nawe akamara n'iyo minsi 3-4 icyumweru turi kumwe nyine nyuma yo kubyara urumva ntabwo nawe guta umwana ngo ngeyo we yarazaga noneho ariko ntiyavuga batakira inzu akazi mu kibuga cy'indege kaje kurangira akazi covid ikikubitamo akazi karahagarara aho rero sasa niho naje kumumenyera nkamuhamagara
urumva we icyamugenzaga ni kimwe ndaza nivura ibyo nivura agende namuhamagara namubwira bimeze gute ariko ubwo urumva muri icyo gihe cyose usibye nyine gucishamo rimwe umwana agiye kujya nkabikora ntagerageza afata amafaranga agurira umwana imyenda yaracyambara twa twene two mu buhinja tumwe turamurenga ndabika utundi nkaduca kugira ngo kabashe kumukurikira akandi nyine tumira ukuntu urabona akakambara ukabona karamukweze umwana nyine amafaranga y'imyenda ubundi ibintu byose ni ukumubwiriza nta kintu yita nako n'ubu nta kintu yitaho nawe turanza turabitonganira kweri ati iki gihe cya kovide namubwiye se n'ay'ibyo kurya kutayatanga ariko ku kazi bari bakiduheza igice babanje baduha hafi bakuraho 1/2 ubwo umwana nawe agafite utundi yikenera urabona ko nyine nawe n'umuntu ashaka inshingano ziragora gusa byose ni kubikora wenyine madamu ntajya akagufasha uko byagenda kose agomba gushyira mu kuboko namubwira nti atari ufite amafaranga kuko rero aya naya amafaranga uyashyira ntise ugiye no kumbarira uko nyakoresha amafaranga uyashyira ubona amafaranga menshi nawe afite izindi nshingano ati inshingano zirenze umwana we niziye ni hanyuma wowe zirenze umwana we niziye urimo urakorerana ati yashake ndabizi ko uyafite ati se n'ubizi twebwe duhembwa ngahe akitwaza ngo polisi duhembwa ngahe ariko atansubira mu bakuru ntabwo uri mu batoya ni nabwo bamuha ukuntu birutana ariko ndumva ubizi cyane ni ndabizi none se njye nawe ntabwo tumanye igihe imyaka 5 ntigiye kugera si myinshi ngo sawa abonye ko bibaye fayita aravuga ati mushobora gusubirayo iki amahezo 50 agwa 50 ati ntise se nkana akora iki ngo saranga ugende ugura imyenda ubone no kuntu haha mu marigiye mu ngira ngo nk'agasarubeti kamwe cyangwa udukurikiye 50 no kugura nk'igisarubeti kimwe n'umufuka wa kawunga wasabwo uwo mwana asaba kawunga arayitekera kuki amata n'umwacari muto ntaracuka ndavuga ko amafaranga so kwaje angana ntabwo ndi buyagaye ariko we ntabwo ndi bumwereke ko ashimishije ntabwo ndi buyagaye ko yashyize kuri telefoni cyo nakoze ngenda guramo imyenda y'umwana kumva nayo nyibona aho duce icyo gice cyo ku kazi ndabikora ibindi nacyo kirahagarara mubwire se kuri akazi numa naramwe updating umunsi ku munsi kazi ko byahagaze burundu nacyo gice ntacyo tubona uzagira ufasha gute nimba ngo ntago ngo nta bushobozi mfite butumwe ngo zingaye muri Kigali ngo nitunge ngo njye no kubatunga none numva birakaze sabe ndavanteka mwihore ndwana n'urugamba rwa Gine ariko ubwo hagati aho haciyemo ibintu byinshi nyine ubwo wenda ndi buke nagenda simbuka mbivuge ahubwo urumva ntarava uko navuye Masaka nza negera akazi ari Kanombe nanjye ariko ntaraza muri ubwo buzima haje kuzamo ikibazo wa mugabo umugore we bibindi atangira batura muntu witaho agira impungenge n'amagenda ndagenda ndamubura mbuza abantu bandi undi ukurikira wa wundi akazi ntikaratangira icyo gihe narakubititse ndabyibuka nararwaye kandi nasohotse mu nzu niruka njya kwicara mu muhanda hagati siga umukozi naracanye itara naragenda rwara sinamenye ibyo ndwaye sabe nararwaye nkaruka nkacibwamo ibintu byose mfite uruhinja nonsa mama ntaraza kundeba nawe yabuze uko ngeraho yahangayitse ntabwo araza kundeba nkamuhamagara akambwira ati nkore iki ko nabuze ahantu nca ubwo urumva hahise n'imipaka ifunga ambwira ati mwana wanjye mukorera iki ubwo buzima udafite nyoko ubwo mbaye nabibwiye na muzehe nawe barabipfuye ariko barambabarira ubwo buzima nahari umwana nararwaye ubwo mfite umukozi nawe aranyishyuza ariko umukozi we yambayemo yanyitaga shangazi yambwira ati shanga ntago nzakwishyuza ariko ndabizi ko uzabikora ntuyabona kandi nutanayabona nta kibazo rimwe ndarwara umwana yari afite ukwezi yari mu kwezi kumwe ashyira 2 hafi aho uwo mugabo ndamubura ndarwara mu nda harandyaga mu nda hakandya nkareba umwana nkarara nicaye kibuka umugabo nkibuka nta support nimwe mfite nyine kwa kuntu uhagaze udafite n'ahantu namufasha
ndabyibuka rimwe mu gitondo biranga no guhumeka birananira nahagarara nkikubita hasi musaza wanjye yari yabonye akazi yagiye nahagarara nkikubita hasi ndavuga abakozi ko bagiye abana ntari bunjyanire umwana ashobora kumutwara ese ko ndwaye ndaririra nde wa undi nawe ko namubuze ariko hafi aho nyine bakaba bubaka igipangu hariho umugabo umwe w'umusilamu icyo gihe iryo joro ajya kugenda bamaze kubaka naramubwiye ni ubungurijeho 10,000 nabonye ukuntu bimeze neza 15 ati ntabwo ari ideni ati gendere ntabwo ari ideni kubera urumva yarandaga ubuzima mbayeho mu gitondo narabyutse nirukanka njya kwicara muri kaburimbo ari i Masaka abazi hari i Masaka ku musigiti haruguru niho nabaga harimo ni cross ukuntu nicara aho ngaho imodoka ya mbere icaho ndayamagara iranga iya kabiri umumotari niwe wahagaze arambwira ati ufite ikibazo ki ndamubwira nti ndarwaye ngeze hano ku bitaro reba nyine umuntu uzi Masaka hariya ku musigiti ugera kuri iriya nderabuzima iri mu Biryogo ni hafi ni iminota 5 kuhagera wagiye n'amaguru cyangwa 3 yaranjyanye mbwira umukozi muhamagara mu muhanda ndamubwira niheka umwana umuzane ndi kwa muganga ibaza ugera guhara umwana wawe ukamusiga aho ngaho narabuze namutwara mutware kuko uwo mukozi nawe yari yapfushije umwana nicyo kibazo nari ifite ahubwo turamuntwara uburwayi noneho mamushyize hasi ndavuga umwana wanjye baramujyanye ariko yambereye imfura aramuzanirwa kwa muganga mpamagara se w'umwana ndi kwa muganga akupa telefoni mpamagara wa undi akamuha mesaje ntiyagira icyo akora cyo koza amafaranga nibuka ko nyafite umukozi araza asanga ndyamye aho ngaho ashyira uruhinja ku ruhande mubwira amafaranga arajya kuyaza baransuzuma bakundira ubuzima ati ntacyo tubona taha bamutumye nyine numva biranze ngezeyo bukeye urumva byari mu masaha ya kare urumva barimo bubaka yego twari dufashe agapoze gatoya Mirembe yarageze ahantu atubwira ukuntu yagiye kwa muganga i Masaka urumva umukozi yanzaniye uruhinja rushyira iruhande rero n'uruhinja rw'ukwezi hafi amezi 2 rwirukankana gutyo ruba rutarakomera ndavuga uriya muntu nigurijeho amafaranga hari icyo yamaze ndahita mbigarukaho ariko umukozi yahise yirukankana amafaranga turishyura babuze indwara tunini bamaye ntacyo twamfashije urumva nyine bari babuze malariya babuze ikintu na kimwe n'abasabye transfer yarambwira ati ubundi turayiguha ariko ugarutse hano makanga imiti wayimaze mbona wapi bitewe n'ukuntu umeze ndumva ndajya ariko ikintu kikamfuta nkazengezwa mu gutaha ndazana ndeba wa mugabo ndamureba ndaba ariko abasoma bajya bagira impuhwe kandi namwikubita imbere nanone ndazana mbwira ndagushaka ajya ku ruhande ati niki mwafite ikibazo iki ndamubwira se shakura nubakisha utwabamo inashyize mu bikoresho ndagufasha iki atabo kwenda bakubwira ngo nayo yandu yambe namwana mu by'ukuri ayo nteganya ntabwo ndayabona ariko mfasha kubera ikibazo mfite wabinkorera arambwira ati harya so umwana ndamusobanurira umenya ni umusilamu ahita ambwira ati uri na mwiza wa mbere umugore wa kabiri arambwira abanza ufata amazi asante urakoze Clement arambwira ati ariko turi na mwiza yagumanye mu ntoki nta kibazo uri na mwiza nta wa mbere n'umugore wa kabiri ubwo n'umugabo ngira ngo arangana tumbyara ntibyo se ntiwayi noti ntibirashoboka
kugira ngo none ko nishakiraga kumbaho umwana birashoboka cyo koza naramuka nakurikiye kino kiganiro nzamwitura neza yakoze nindamuka mpuye nawe cyangwa utitaye kuba yarifuje ko waba umugore wawe ntabyitayeho kuko hari igihe mukeneye naramubonye arambwira ati noneho njye ntago ndi buguprofite kubera situation urimo oya ngiye kugufasha uko nshoboye ariko ikinyiturano ngiye gusaba ni ukuzambera umugore wawe uzambera umugore wa kabiri haby'urukundo nta bindi ati nzayigushyirira hariya buri kimwe ni nta kibazo rwose nemera kuba sheri nta kibazo ariko ubwo nkabikora rimwe agacishamo umaze gukomera ntiweya inyiturano se ntihari nyine nyiranga akavuga ati uyu ni umwana ntacyo ubwo yamaze kubyemera ariko nawe icyo ashaka ntakibone tu abo ubuzima ndimo gucamo n'undi abubona njye kwitera undi mu ruho reka ndabyanga yakoza akajya buri wa gatanu iyo avuye gusenga gusari agaca mu isoko agahaha nkabona azanye umuceri amavuta uduki nongera mbaho neza wese ntiyabonye sheri muto waje gukira rero icyo gihe yampaye amafaranga njya kwa muganga ngewe basanga na acide z'igifu zavanze na amibe numva nyine byari byakuze amibe ijya gukorogoshora ugira ngo ikagwa mbona imiti bamaye nayo irimo iratinda bitewe n'ukuntu mbabara ndamubwira ndashaka kujya kwivuza muri bano njya numva babitangaza bakoresha imiti yino y'ibimera njyayo bambwira indwara zisa n'izo kwa muganga bambwiye abantu ubwo babibonye buriya biraza kumfasha bampa imiti koko mu minsi 2 nayo namaze nyine urumva uragenda byose mu nda hakera biramfasha wapfa umwana agashishamo akamamagara ndetse ko ntacyo mfasha namubwira ibyo gufasha agahita kupa agera ku ngingo y'amafaranga agahita biva mbega icyahuruzwagaho n'amafaranga ntacyo muri ubwo burwayi ntiyanagusuye ego wapi nimbanze mubwire ntivayo ujya kumfasha gukingiza umwana nkase kareka iby'akazi byo ubwo byari byahagaze iby'akazi ntabwo kari kakaje ubwo nari nsubiye inyuma gato urumva nari nkiri masa kuko njya gutangira akazi nari sinzi Kanombe umva Kanombe niho noneho yigaruye ari abantu ntangiye gukora iki aho none ntarazi Kanombe uwo mugabo rero sasa ndanabonye akazi umucitse uteze ugomba kuba umugore wa kabiri cyangwa waramubaye umva ko namucitse yambwiye nabonye akazi ati voilà félicitations hehe ndahamubwira ku kibuga ati ari n'akantu ndamubwira rero hano inzu barayishaka ibiki ati se inzu ati shaka indi ndayishyura ndayishaka hari i Kanombe namubwira nabonye inzu n'iyi baransaba amafaranga 120 numva inzu ari 60 bansaba amezi 2 ati mfite 100 amagara ko umwana ko ngiye kwimukurumva nawe urumva yaramaze kubona icyizere cy'akazi amezi 25 nyongeraho ndimuka nza gutyo mama baraje abonye ukuntu aza nyine yafashe umwanzuro aravuga ati ndiyahuye reka niyahure nashaka mu nzira ngira ikibazo mfite kubw'umwana wanjye ariko ntacyo ndi bubi arataha nacaho neza bavuze ko atashye ukuntu yagiye baramureka araza tujya mu nzu mubwira uko bimeze urumva namubwira kuri telefone ndabyo nisigiraga ariko yarageze yarabibonye gusa yasanze hamaze nyine kubaho ubuzima bwiza umuntu ari ntangiye gukora mfite amafaranga urumva n'ubona yo kuganimereza 10 yari kuri mo kazi ko nkura ndi baramusubiza amaraza turaganira nyuma yo kumuva imbere kuntu byagenze tujya mu nzu turarira twese arambwira ati uko se umwana kuko yigeze gushaka kumuvugisha tuko nifuje kumuvugisha nk'umubyeyi sinashaka kumugushyingira ku ngufu nashaka kumubaza ko tugiye gufatanya inshingano yanga kunyitaba aravuga ngo se namuvugisha iki ati uko atashatse kumvugisha nanjye niko ntashaka kumuvugisha kandi ntazigera namuvugisha kuko umuntu w'umubyeyi warabyumva ati umuntu w'umubyeyi ushaka kumuvugisha afite icyo nshaka ngo tugereho ntabyumve nanjye ntazankenere n'undi wese ariko hano ubanza nyine birakugora kubanza kubyumva yo kugira nyine biterwa geraho nyine ukashaka ukuntu ubyifatamo
hari kuri ya stage rero Mirembe hari ya stage akazi wakoragamo muri aeroport kaje guhagarara aho ngaho rero aho ngaho noneho ubuzima reka tuvuge wenda aho ngaho gatoya mama yaraje arambwira ati ngiye kubera igihe ntahabaye nzajya ndabona umwana wawe ugiye ukora amashifti yo kurarayo mwirirwane ninjya no kugira nzajya nafite ahantu mugukurije atumbabarire sinahabaye nka mama wawe ariko twaravuganaga ariko kuvugana ntabwo biba bihagije ndamuga nta kibazo ndamubabarira sasa ibyo birarangiye by'akazi birahagaze sabe akazi kahagaze muri covid handi shyushye koko neze gutyo akazi nyine kahagaze burundu mu kwa gatanu 2020 mu kwa gatanu ku itariki 21 n'ebyiri ngaho duhaye ibaruwa dusezera mu kazi kuko igihe umurwayi aboneka wa mbere mu Rwanda niko twagomba gusinya kontra yindi kuko iya mbere yari irangiye y'umwaka tugiye gusinya indi baduhereza yisimbura bigeze aho bahita baduhagarika burundu aho rero sasa niho namuboneye ndamuhamagara cyokoza bakamamagara afite ibyo ashaka kaza njye simbyiteho none namubwiye ukamwemerera nkamubwira ariko umva yacishagamo Mirembe uremwe gute mugane wa musaza wawe nyenye naramukundaga pe naramukunda akamufasha mu bibi mu bihe bibi ukamuhika arumva icyo gihe nifite akazi ntabwo ibintu byitagaho naramwihoreraga nyine mumva namubabariye rimwe nyine nkayamukuraho mu bwenge bwanjye nyine akayampa ariko akayama nk'ideni bazi yampaye 30 ariko abaye ideni yajya kuyansaba nti nta soni nimo kugira isoni akabireka noneho icyo gihe ndamuhamagara ariko yajya akaza mu rugo ndamubwira ese ko uje mu rugo muri ibi bihe nta kintu buri busige umwana ntutungutse n'akabombo n'akayawurute noneho uzi gatangaza yankoreye yarabyumvisha abishyira mu gutwi agiye kugaruka yazanye envelope yuzuye yawurute azizarenga 3 mbareka ugatanga envelope yawurute ntabwo zarenga 3 nta na firigo mfite mu ndazibikamo urumva niba naramubwiye niba winjiye mu nzu utungukanye n'aho agacupa k'amazi uyu mvuga agacupa k'amazi ari kuzana ikarito nubwo se ndazitereka hari umwana akomezamo ndazitanga mu gipangu nambwa wapi namubwira nasobanuraga ni mu gihe uje kureba umwana ugira akantu winjirana neza azaba umukundo w'uko rwa papa ari ubu byo nakoraga byose no kwihangana navuga umwana wanjye mu burenganzira bwande bwa dadi abone dadi yishime we ntabwo binamurebereka nyine we ntacyo bimufasheho ngiye nkakavaringa ibyo nkavuga ni dadi yes amubone ibindi ntabwo nshaka kumenya apfa kuba nyine umwana aza akamubona akishima akabonye dadi mbona bivuga biranga burundu mu kwa 7 yuzuye imyaka 2 no yego yujuje 2 ndamuhamagara namubwira umwana ko iki gihe ari yagize nive ntacyo umugurira keke ati rwose amafaranga ati keke nangahe se 5 hayi umwana keke ndi bukoreshe niyo keke ya 5 se namwana keke ni kenzi cyokoze mushiki we nyirasenge w'umwana akaba yigeze kuzaho i Masaka urumva ariko yaraje ngira nko kureba ukuntu byifasha rero uwo mwana ahageze ikintu yakoze yahaye umwana 200 ndavuga si umuntu ukunda mu mutwe bimeze biti muka generali araza kureba umwana wabo nyine nibyo nasigaranye mu mutwe nta kiro cy'isukari nta hembye ntake yewe ndavuga nti ntago ari ibyumwe gusa ubwo ni famiye yose ndabihorera kuri anive nyirasenya yabonye postinze cyo koza amwereza 50 muri icyo gihe cya covid arambwira ati ntago nyine hari ukuntu umuntu atabigenje neza ariko njye si inkwanga sinanga umwana fata 50 ntabwo buri cyo ukorera umwana numva we yigarura muri ubwo buryo ko nawe n'umubyeyi arabizi numva musaza we mbwira ko yabikoraga byose ahubwo yaje kubimenya nyuma tuganiriye arangije yamuheza 50 umwana nyine ndamufetera akarishima gutyo agacamo umwana yarwara ajya ku bitaro nyirasenge akahagoboka kuko yabonye kuri stati ariko papa we kugira ngo azaze ni ikibazo ntuvuge se niyo naba njye naramucumuyeho narakosheje umwana arabigenderamo aziriki nyine tukaganira nka buri mpamvu nzima ari bumpereze ndayibura burundu yaje kumufetera
yamufite arajya he ntabwo yaje ntacyo yakoze pe njyewe n'inshuti zanjye naho mu gipangu twafite uyu mwana birarangira muri cya gihe cya crise rero cya crise nageze aho biranga burundu Sabine handi ujya wike bikanga handi ujya wike bikanga handi ukubitiriza ahantu hose nguhira mu nzage ngo n'ahantu ntafunze imitwe biranga njye mutazanye n'abantu benshi ariko bake ngira bafite umumaro urumva baho nagiye mpura nabo hari umumaro bagize wa musiramu se waje kwimuka agoye 1,100 uwo rero yamaye 1,100 ndimukara nahabona ariko namwemereye kuza mama hari araza mumurebye mubwira sitora araseka atari kabagabo nta soni bagira aturiya muntu hafi sogokuru ati mwana wa uru ruhinja ntabwo wavukiye kuruha ujya kuba umugore wa kabiri urwaye uzabona umugabo ahubwo uriya hari icyabaye ntiwapi ntibura afite ibyizere ko nzaba umugore wa kabiri ati atarakajya acika intege agenda ntabwo yamubwiye ni njye yabibwiye umugabo yaje kureba mamari yabonye nyirabukwe aragiye mama turera akagenda ntaye kugaruka imbere azagenda ashaka abandi bangana ubwo mama mpinduye nimero gutyo abarakubuza umva ntiyari kwibwiriza kuzaho yahabonye umubyeyi ntazi ngo azamara igihe kingana gite tuburana gutyo acika intege agenda agiye igihe rero crise yari imeze nabi crise abantu benshi yarabasajije covid maze n'abafite amafaranga barariraga ngaho ibibazo twe twese tutayafite covid icyo gihe hari umukobwa nshitanye nari mfite arambwira atari ko wowe wagicucuye abandi ubona mbayeho nabi mutashwe hoya atsu ibyo ndira uri murabirira nterega nta mwana ufite ti nyine ni gute mbona icyo mbona telefone nziza ndabona amafaranga ndagira icyo nshaka ibiki n'ibiki usebwo nagufasha nk'inshuti yanjye nabivamo ati ngiye kugira inama nutayemera uraba uri fake ati ndabizi nyine uri bunyumve nabi kuko ntabwo byumva ataki inama nakugira kuri uyu munota ngiye guhuza n'umugabo ntumbona uyu mugabo sati urahura n'umugabo mujye mugenda muri gahunda ati kandi ajya kwa amafaranga menshi ninjye kwigurisha mo n'amafaranga ati nta kibazo ati sinjye ko mbikora mbaye iki njye se ndarwaye niyo nawe ndwaye se wabimenya nantera karaka ati aho rero niho ugera ukaba igicucu ati komeza ubabare nyine ubabarira aho ngo nyine ndongera kukumarira wamuhamagara nawe akagukupa aka kambwa ati kareka wewe wanjije bagenda noneho urumva niba byarangarutse amatwi kenshi wamagaye nka runaka ndavuga nti ibintu bishobora kuba bikora ibintu bishobora kuba bikora ndamuhamagara ubu noneho rwose nafashe umwanzuro wawufashe sinabyemeye uri wawufashe se Jane oya muri njye namaze kuwufata mvuga ni nago urumva na boutique nari nturanye nayo nari mfite ideni ndasura muri covid gufata irindi deni uwo munsi umwana wanjye yarabwiriwe cyo kuzatunzwe n'amashereka usa umwana ugeze umwaka urenga amashereka ntiyamuhaza ntago yamuhaza ndamuganye namaramaje ngeje agakozi kari gari karakana ariko cyane nyine mu myaka 18 aho ngaho namwana isigarana umwana ndagiye hehe ninatembereye ntusoze zabivamo nagiye mugiye muri siporo genda nyine mfite isoni z'umwana wanjye umwana w'umukobwa iki ibintu ntamenyereye ntazi sabe bwa mbere muri njyewe covid ko yasajije abantu oya nagize upanga kujya kwicuruza ndabona ndagiye kwicuruza nireka njye kwicuruza byase njye ndushiki nkajya nireba nk'abana bigane namwiza ndi mwiza uriya nta kintu ndusha nanjye ndagiye njyewe numvaga ari igiye kumuza nk'umusore wenda twanakundana sabe nsanga ni papa mbyara nsanga ni umusore ni n'umusaza ndamureba njye ko ndeba umusaza natangiye kumupinga so nk'uyu noneho rero mbona ko kwanze akajya njomba ibyara guseka ngo nyine shishisha akandikira message ati igicucu utangira gusuzugura aturiye arayaguha yewe nyina no kugira ngo umwizere ntarabanza yampe wo mubwira abanza yampe ngende ntibindi bizaba biza nyuma
ambwira ati ibyo ntabwo byashoboka sha ibyo ngibyo uzajya kubibeshya musaza wawe nuko yambwiye hari abakobwa hano baba bayiseriye ambwira ati ibyo ngibyo uzajya kubibeshya musaza wawe ntabwo wibeshya umuntu w'i Kigali turasangiye nawe wumva nari namaze kumara amaze ndavuga umwana wanjye ntabwo yabwirirwa ngo anaburare ndamwanisha ntiwamayeho ngaho amayinite amayinite aho ngaho ndashaka kuvugisha mu rugo ngo ubuse ko utari butahe nonaha waboheje nayo guhaha umutima nawe ntibirabaye ntiyamenya bahe anyohereza agakobwa neza 15,000 umwana ntekera umwana ibi n'ibi nawe utekera ibyo ushaka nimujye n'agafiriti umwana muri iyo nzara umwana arishima ubwo amasaha barakuze ngo turimo gusangira aho yamaze kwitegura umuntu yiteguye ahubwo we umukobwa expectingaga si we yabonye rero ati noneho nguye ku muntu ngiye kuzagira umugore ubwo nyine yajyaga bimbwira umuntu nta mugore yari afite yari yaritaba Imana ariko nkashaka kumenya n'iki cyamwishe hambwire nawe akavuga uti se ahubwo ibyo tutarahagera turaganira wongere urumva nari naje ngo nje mu kazi nyine ndabubona amafaranga nigendeye ariko nkamureba nkamubonamo sida nkamubonamo ibintu ntazi byose bibibaho kumva umutima wapi umutima naguze ariko nkuvuga ni kuba ko nshaka amafaranga ngo yeke yafite kanihangana ndihangana ubwo turaganira babandi baba barigendeye mu byabo natwe turasigara no turaganira biri siri ati tukeneye amafaranga ye buriya yagufasha nka none ayo wumva wifuza ntiyewe ntayo nifuza na miliyoni nayivuga bitewe n'ibibazo ariko ntago ndi bukabye kubera nyine ikibazo cyose cy'inzu urumva inzu yanyishyuzaga amezi 2 ikibazo cy'inzu umwana iki niwe ndumane ndumbije none atwamfasha ngayo no gusa cyane nubwo yagire 200 nyine nyongeza ati oya kandi wikabye aterega nawe gufasha byagarukira urakoze kunyemerera kumfasha njye nkahindura ikiganiro ngo umfasha ariko ndagufasha nawe umfasha numva byane birahindutse se ntiyakubwiye niba nta byinshi twaganiriye ariko ijana yese ari gukubita naryo yampaye numva ibyo byose uyagomba kuyama birangiye kandi nanjye nkumva sindi ubyemera atayampaye noneho hazamo gufunga umutwe impande zo ariko muri kwa gusangira ahubwo n'abantu bajye bitonda ndimo ninywera icyo kunywa cyanjye kuko nyine tunywera mu birahuri ugasigaho ndahaguruka ndagenda njya kuri toilette ndagaruka nkomereza kuri cya cyo kunywa nkomerejeho mu kanya gato numva nangiye kuzungera kabaye umuntu arandoze sinzi ndabaye ibyo byose ariko buriya yashyizemo ibintu byo kunsinziriza mbasabye amazi ati wowe amazi ntiweyanire kamwe dukeya ati woya amazi ariko yiki none mbonye bitsimba rero ndabaye kari none wanyanywera icyo ntarata umutwe ndayanywa nyine bikagabanyuka ariko nkumva mfite ibitotsi nacitse intege umubiri wose aravuga ko yari amaze gufata icyumba hafi aho ndagenda nyine ati gahunda ntireka maze njye koga ubwo nawe ajya kubije gutegereza ubwo ngiye muri dushe abona ndatinze yaza ntireka reka ntabwo winjira hano ntiburetse ngese ko ntinya ntiwoya ntibyo ntabwo bibera muri dushe bibera mu buriri ndeka ndaje ahubwo nkaraba nyine numva ntangira gusubiramo nyine akantu k'agatege ngo kafyu yageze imihanda yafunze byari ngiye nka saa moya cyangwa muri aya masaha ya saa moya ndumva ari saa moya ya Bruce Melody saa moya ariko ubwo byari hafi ariko muri quartier n'ubundi saa moya baba wemba itekerezaho nyuma nibuka ko nasize umwana sohoka nambaye ati cyore ko wambaye bimeze bite ntiwoya reka nyaruka njye kureba umwana wenda ngaruke turatongana koko ati ntabwo usohoka ndasohoka ntishante ndi burebe ku ngufu n'ahabaho nturi umusaza ni umusore ndaba ndeba ni njye nawe ubwo se mpagaze ku kintu nta mbaraga mfite mu mubiri ndimo ndabyumva niyo ari kugera wikeneye kwikubita hasi namwana none reka tubyoroshye si hano hafi
sindaho ufite imodoka tereka ati masaha yageze nta hantu tujya turarara umwana wanjye umwana yaranyanze mu mutima nabo umwana wanjye nasohotse niruka narirutse ndagenda utahira za kenzi miri wereje kuri telefone gusa niyo natahiye narirutse ndamusiga taha n'amaguru ariko nanje kugera kuri gate bati nta gusohoka niba yari abahamagaye abantu ko byagenda kose mfa kubona ndi muri cya cyumba ngo natekerezaga ntacyo ndarara nicaye ngo ntabwo byemerewe ngo ubuso ubuyobozi nibwinjira hano ntabwo sinzi uko bibugera nanjye mfite ko ndi bwidefande kikoza kundeka ndagenda ngenda nyine nihishahisha batamfata mu nzira nyine muri quartier ninjoro nise ko bavuga ngo bano birondo nabwo harimo ibisambo nimpura n'igisambo kikangirira nabi by'amahirwe aho kugira ngo ntinye ahubwo narishimye nabonye imodoka ya polisi baturajya he ndatashyura ava he ni moto byagenze uko amasaha yadufashe ati moto za saa moya wowe uri saa 3 saa 4 ibintu ntabwo byumvikana ati turagufunga ni nyamureka nimumfashe mfite uruhinja ati nta ruhinja ufite ati soye nkaho ufite uruhinja nicara hasi ndarira ni wenda munyicira hano ariko mfite uruhinja nyine umwe arandeba ati tugenda turi urwo ruhinja ati ndusanga ntabwo turagufunga tugende bampa lift bangeza mu rugo noneho umwe araza nyine arabireba ati ngaho genda asanze akana kakinareba katarasinzira ubwo umukozi nawe yarazwe ndi butabona sindata nyine barantegereza nuko isanga ati shatura nkize natengiye kugufunga ntabwo ari kuzavamo twenda ari kubura igisambo ikinyi ibintu nk'ibyo umusaza uramurokotse umusaza murokoka gutyo bagenda njyewe ubwo urumva nyine ni zo muri challenges zo nagiye mpura nazo bwa kabiri byarongeye akabiri yaraje arambwira ati byo ngibyo bindi nabonye bita kurimo ntabwo naguhata agenda yarabajyana foromata mu mutwe kweri numva ko ntacyo yakora akabama amafaranga yibwirije twaba twagiye gusangira na bagenzi be nanjye akambwira ati zane inshuti zawe tugasangira agenda mu mutwe aransiba arambwira ati nta kintu nabonye utabishaka naragukunze ahubwo wa mbere n'umugore nibwo twaje kuganira namubaze se ko ndeba ukuze nta rugo ati nararwigize ariko nta mudamu ngo bitabye Imana nise yazize iki ngo yango ni ibanga kivuga ngo ni ibanga ndabana bireba ni hano byarabaye ahubwo mbimenye ndabana ntibibintu icyo nzi cyane kigisha inyuma wa mukobwa nsitanye nibwo twari kumwe ariko muri abo bantu bakaba barimo mu family urimo aranyongorera nyine turaharambira ati mwana wanjye urabe warifasha none ntube waragezeyo byararangiye karabaye ntangira gutekereza rero nyine nyoye ndavuga nyine narayinyoye cyangwa se wenda icyo gihe sinzi ibyankomerekeje nabona n'akantu ntiburiya niwe wankomerekeje ntiburiya naranduye ndagenda ndapfa koko bitekerezaho mbura amahoro ndavuga nti umuntu wampaye amafaranga imaransi mu mutwe kugira ngo nzajye kwa muganga rero sasa nageraga imbeho mu mubiri byararangiye wasinzana nari mfite agakovu ndavuga nti buriya niwe wankibyeho cya gihe anywesha ibinuza bikantesha ubwenge njye kwa muganga basanga uri muzima nagiye basanga ndi muzima muganga atari ko ntabwo wabyizera ubyizera neza amezi 9 isuwe ndavuga nti karabaye nareba kwa muganga nkavuga ntabwo nsubirayo ubwo amezi 3 none narokotse 6 sinyarokoka kuri 6 ngiyo nta kibazo ni 9 sinzayarokoka ndagenda nanuka nduma ariko wagiye muri filime se unanutse cyangwa utarananuka abana icyo gihe nari ntangiye kunanuka nari nkirwana nabyo wowe ukirwana nabyo ni icyagupushingiye muri filime rero mpushinga muri filime nari nsanzwe nziranye na Seti cyane Seti numva imana avuga Miss Murenge ariko Seti nyine twabanje kujya twandikira kuri Instagram tuba turahura gutyo ndambwira ariko nashobora gukina ati kandi dufite Miss Murenge twashaka kugira Miss Murenge International hazemo nyine abakonyine abanyamurenge ababigogwe nyine bazaboneka nibo bazaza ati se wabishobora ntinabishobora
kandi mu buzima bwanjye usibye theatre zo ku ishuri nibwo ngiye kubikora kuri kamera gutya nzi ngo bizatambuka. Arambwira ati nta byinshi bisaba wowe wumve ko ugomba kubikora. Ahubwo urumva nabwo nari maze kugeraho nanirwa ndavuga ninjye bakamiga 10 nzabona icyo nzajya ntahana mu rugo. Ninjye bakama 20 ndi ubone icyo nshira umwana. Ngenda gutyo ntangira gukina. Waje no gukina ubu ngubu barizwa muri GT Business Group. Yego. Ubu ngubu noneho Jane Mirembe abayeho atakora iki uretse kuba tukubona muri biriya bintu ubamo abantu benshi batumva, abantu benshi bafite nk'ibintu by'ibirara kandi ari ibintu bitunze ingo, bitunze abantu batandukanye, business zimwe na zimwe mbona muzamamariza. Bimeze gute ubu ngubu? Ubundi muri GT Business Group ndimo nk'umukinnyi, harimo ama departments atandukanye. Hongera nka secretary wa company. Ngo buryo mbaye nyine dukina bose nawe hari nyine ku kwezi nta buri kintu kugenera. Ariko bikabaho nyine urabona ko tumeze neza. Bimeze neza. Ndabona usetse noneho. Junior GT yubaho ushaka kuba oya ni yubaho. Ushaka kuba hari ukuntu yabigenje. Ni GT w'Imana kuko nawe n'umuntu twari tuzanye na mbere hose. Ama nyine story yangeza kuyimenya. Ambwira ati nta kibazo uzagira. Nuko urumva nabwo kugira nyine njye kumva nizeye neza ko ndi kumwe na company. Mubana ntabwo byashobotse ko igendo cya mbere umwana wanjye ajya ku ishuri ejo bundi kuko ubu gafite imyaka 3 n'igice. Ibintu byankomereye nyine byarankomereye n'izindi nshingano. Ise n'ubu se kugeza ubu ngubu wapi? Kugeza n'ubu nta nshingano ku mwana we. Have ejo nibwo nafashe umwanzuro byandenze byananiye umwana mujyana ku ishuri. Warugeze bavuga ngo kubivuga kugira nemeye ko ni muri company negere boss namubwira ibintu byose nabusha urumva nyine ari ukuntu umuntu aba yihagazeho ubu nyine ahita amenya n'impamvu nabikoze. Iyo nawe yihagazeho ariko akambona akabona ko afite ikibazo ariko nkatinya kwatura ngo mvuge kuko ntinya gusaba cyane. Ambwira ati ikibazo ni ikihe none ava yambwira ati rero sinyankunda gusirisa umuntu ushobora kuba nkubaza cyane kugira ngo ndashaka kugira personal niyo ari ngo guzambwira kuko hano turakorana ngomba kumenya ibibazo byanyu iyo biri ngombwa. Umwana ntarajya ku ishuri biki ngati nyine ubwo iyo umbwira nkaguyema mbere ntakiriye ko bitwaye ikibazo kigakemuka. Ati niyo umbwira mbere ko atagiye umuntu ari guheza nyine avance ukamwana akajya ku ishuri. Amukora gutyo none ndavana abo bana turi kumwe n'umuntu yumva ikibazo cyawe. Abandi bazima ntibigarukiye mu gukina ntibigarukiye ngo secretary bakora akazi kanaka niyo mutuye n'ikibazo mbere akahita cyo gukemurira. Abantu wahabada siko bya bintu biri serious we. Serious. Junior GT yakoze akazi gakomeye. Numva cyane nibwo yari ufite today ni mu cya proding byagenze gute? Hajemo nyine akabazo ko mu DOP. Bo twakoranaga agira shya rwose ibikoresho turabibura. Niyo mpamvu donc ntabwo akazi kari stable. Niyo mpamvu rakatagenda neza ariko byagarutse. Yaho bimeze neza turimo no gukora. Okay. Urugendo rwa muntu ni hatari. Nabyumvise muko kujya musupporting aba bantu mubona hanze hanga muri industry. Ko tubona muri cinema abantu bagiye bisobanukirwa ni character baguhereza. Ni character burimo ntabwo ari bihariya niyo mpamvu nkoresha Mirembe hariya hano nkandi Mutoni Farida. Nyine biba bitandukanye. Ari ni ishusho y'undi muntu wabaguhaye. Usibye nuko bavuga ngo hame ibirara ngo ibiki yego mu bantu ni abantu bose kandi n'umuntu arivukira. Kuba rero umuntu badufata nk'ingegera indaya ikinyamara haraho bitunze kandi kuvuga aho ngeza hano uko nateye inamwe babijyamo. Ngo arabibona ntabwo nsa nabi cyane. Oya ntabwo usa nabi aho. Ntabwo nsa nabi cyane nyine bifite icyo bimaze. Yego bifite icyo bimaze ntabwo abantu tubirimo ntabwo turi ingegera ntabwo turi indaya ntabwo twabuze icyo dukora bishobora no kuguhereza ibindi. Ahubwo babihera akazi. Ahubwo ni bakazi. Yego muri Junior GT Business Group cyangwa GT Business Group. Njya mbona bamamaza, njya mbona bakora ibintu bitandukanye, hari filime zo bakina nizo basobanura, hari umuziki, hari byinshi. Kwamamaza. Abantu bakenera ku mukobwa mwiza wo gukoresha muri advert dore nguyu. Ndahari. Dore. Ndahari rwose. Dore nguyu ni ugukontakta Junior GT
cyangwa se ugaca kuri Jane Mirembe ubwe kuri Instagram secretary yanjye. biroroshye cyane Biroroshye. tumufashe turebe ko ibintu bigenda neza Yego. niba nashoboka ndaza gutanga namba yawe ku bantu bakeneye gukontakta Yego. bibe easier Yego. kurusha uko bajya kugushakisha kuri Instagram Nta n'utayigira kibazo. akantu ka nyuma Jane ni iki ubuzima wanyuzemo bwakwigishije isomo bwagusigiye icya mbere urumva wageze aho none utekereza kujya kwicuruza ukavuga uti reka yarabikanga buriya byashobora kuba gatoya isegonda ni rimwe akantu gato ati have korera ibice ubuzima bukarangira cyangwa bugakomeza usibye ko muri ibyo ntabwo biramba. nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783 3 7 8 0 9 6.